ninagaruka i Kigali muzansezere neza, kandi nihatabaho gutaha cyangwa se gupfa nzagenda ndi umwere. Kubera icyo magambo yavuzwe nande? Kubera iki ibi byose byaje kuba biba kuri uno munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi muri uno mwaka wa 2024? Ibi byatangiriye kugira ngo uwamenyekanye cyane ku izina rya Dore Imbogo atabaruke cyangwa se ave mu mubiri w'abakiri bazima. Amateka byimbitse kuri Dore Imbogo nibi ngibi bikurikira. Reka dutangire urugendo ahangaha ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022. Nibwo bwa mbere yarageze kuri kamera. Icyo gihe yararimo aganira n'igitangazamakuru gikorera kuri YouTube cyitwa Hose TV Show. Ubwo yivugiye ko aribwo bwa mbere ageze kuri kamera kandi anezerewe cyane kuba hari abantu batandukanye atazi umubare barimo kumureba, dore ko yari yaragerageje inshuro nyinshi kugira ngo byibura yumvikane kuri radio cyangwa se agaragare kuri televiziyo. Bikomereza ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 ubwo yakoranaga ikiganiro n'umunyamakuru uzwi cyane ukora kuri RBA Gerard Mbabazi. Yari yaje avuga ko amushaka cyane kugira ngo bakore ikiganiro kugira ngo nawe abashe kumenyekana. Mu by'ukuri iki kiganiro bakoranye na Gerard Mbabazi cyari kiganjemo ibintu byinshi bitandukanye, aho Dore Imbogo cyangwa se Valentine yasobanuriraga Gerard Mbabazi ikintu cyatumye aza mu mujyi. Yavugaga ko aje kureba mwene wabo witwa Bamporiki Edouard. Ibi ngibi Bamporiki Edouard hari icyo yigeze abikoraho cyangwa se nta kintu yigeze abikoraho. Mu rugendo rwo gutera imbere k'uyu mukobwa hari ikintu uyu mwene wabo yabikozeho. Dore Imbogo avuga ko mwene wabo nta kintu yigeze abikoraho, ndetse anasobanura ko yagiye amuhamagara inshuro nyinshi kugira ngo byibura agire icyo amufasha ntagire icyo amufasha. Dore Imbogo agahitamo kwiyambaza undi musaza bari bamurangiye witwa Tito Rutaremara kugira ngo abashe kumufasha muri kariyeri. Mu by'ukuri impano idasanzwe kuririmba uyu mukobwa yari afite n'ijwi ridasanzwe kandi risetsa abantu benshi, niryo ryatumye abasha kugera kuri uru rwego yari amaze kugeraho. Dore Imbogo yahise afata umwanzuro wo gusanga uwo musaza Tito Rutaremara kugira ngo abashe kumugeraho, amuzamure, amushyire ku rundi rwego, dore ko Dore Imbogo kuva na kera yiyumvagamo impano yo kuririmba kurenza iyindi iyo ari yo yose. Turavuga kuri iyi tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi muri uno mwaka wa 2024 nibwo humvikanye inkuru idasanzwe cyane y'incamugongo. Yari yajyataga mu matwi ya benshi. Humvikanye inkuru ivuga ko Dore Imbogo cyangwa se Nyiransengimana Valentine yaje kuba ava mu mubiri w'abakiri bazima. Bamwe ntabwo babyumvise neza, abandi babyumvise mu buryo bw'amahushuka. Bamwe batangira kuvuga ko ari ibinyuma bigenda bica ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe, koko ibindi binyuma bigenda bihaca, ariko nyamara iyi nkuru yari impamo. Nyiransengiyumva Valentine cyangwa se Dore Imbogo yaramaze kuva mu mubiri kuri iyi tariki nayo imaze kukubwira haruguru, tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi muri uno mwaka wa 2024. Mu by'ukuri byinshi wamenya ko byihariye bya Nyiransengiyumva Valentine cyangwa se Dore Imbogo. Ni umukobwa yari yaravukiye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kirimbi, akagari ka Muhoro. Avuka mu bana batatu ndetse akaba ari nawe mwana wa nyuma cyangwa se bucura muri bo. Kenshi cyane yakunze kuza mu mujyi wa Kigali, ariko yaje mu mujyi wa Kigali aje gushakisha nk'abandi bose nk'uko babigenza. Yaje aje gukora akazi ko mu rugo, yaje kukabona koko, ariko nyuma yo kubona ako kazi ko mu rugo yagiye yumvamo impano zigiye zitandukanye, dore ko yakundaga kuba arimo atera udukorasi tudasanzwe mu bihangano bye n'indirimbo, cyangwa se igihe yanaziririmbaga aririmba indirimbo z'abandi. Ibyo nabyo byaramufashaga kumva yiyumvise impano idasanzwe yo kuba yaririmba. Nk'uko twabivugaga haruguru rero, mu rugendo rudasanzwe rwo kuba umusitari akorana ibiganiro n'ibitangazamakuru bitandukanye, yaje kugenda amenyekana agera ku rwego rudasanzwe. Koko yageze ku rwego aho buri umwe wese yifuza kuba yakumva ijwi rya Dore Imbogo, kuko ijwi rye ryari ijwi ridasanzwe ryiganjemo ibintu bidasanzwe bisekeje kandi bishimishije. Mu bijyanye n'imiririmbire hari ukuntu yateraga indirimbo ukumva n'ibintu bidasanzwe.
mu bijyanye no kukuririmbira ko kuwumvaga ari ibintu biryoheye amatwi. Kuvuga se ho mvuga iki? Dore Imbogo naho iyo yavugaga wumva ko ijwi ari ijwi ridasanzwe. Yatangiye kariyeri y'umuziki asohora indirimbo ye ya mbere yitwa Dore Imbogo. Iyi ndirimbo yaje kubica ku social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku ma YouTube channel atandukanye hano mu Rwanda. Atangira kumutumira no kugenda amukoresha ibiganiro bitandukanye. Harimo ama YouTube channel yagiye amumenyekanisha cyane mukunda gukurikira, arimo ya Go TV show ndetse na AM cyangwa se Murindahabi Irene. Abo bose bagize uruhare mu guteza imbere impano y'uyu mukobwa, impano yo kuririmba ndetse no kuvuga ibintu byinshi bitandukanye birimo cyangwa se byiganjemo gusetsa koko. Yasohoye indirimbo nyinshi ariko yamenyekanye cyane uko twari tumaze kubivuga haruguru. Indirimbo yitwa Dore Imbogo abantu benshi barayikunze, bikaba binaba ngombwa ko Dore Imbogo abasha kuyisohora. Mu by'ukuri iyi ndirimbo wumvaga ari indirimbo idasanzwe mu bijyanye no kumenyekanisha u Rwanda, avuga inyamaswa zitandukanye zigiye ziri ku misozi ndetse no ku maparike y'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yagaragaye no mu zindi ndirimbo zitandukanye zirimo Ni Wowe Nkunda. Basikundiraga kubera ijwi ridasanzwe umukobwa yabaga afite mu bijyanye n'imiririmbire ndetse no gutangira indirimbo. Ahari na benshi bazikundaga babona ko ari indirimbo zigamije gusetsa ndetse no kubaruhura mu mutwe nk'uko n'izindi ndirimbo bisanzwe bigenda. Nyuma yaho nibwo humvikanye inkuru ivuga ko Dore Imbogo arwaye ndetse avuga ko aribwa cyane. Ibi byaje ryari? Nyuma yo kugera kuri byinshi bigiye bitandukanye Dore Imbogo, humvikanye inkuru ivuga ko Dore Imbogo yaba arwaye ndetse anaribwa, amerewe nabi mu bitaro bimwe bitatangajwe. Aya makuru koko yarumvikanye, abantu benshi bayaha agaciro ariko abandi ntibayaha agaciro. Bamwe bumvaga ari ibyo gushyenga cyangwa se bya bindi abantu bavuga ariko abandi ntibabyite, bakumva ko ari amabeshyo. Nyamara iyi nkuru yari impamo koko. Dore Imbogo yari arwaye ndetse anarembye. Ikindi kandi cyongera kuri ibi ni uko Dore Imbogo yavugaga ko imiti anywa ihenze cyane ndetse ashimira n'abakunzi uburyo bagenda bamuba hafi. Mu ishusho igaragara neza Dore Imbogo arimo kuvuga ibi ngibi. Ni amashusho agaragara Dore Imbogo arimo asobanura uburyo arwaye, ubwo yarivugiye ati kandi nihabaho gutaha cyangwa se gupfa nzagenda ndi umwere. Aya ni amagambo twatangiriyeho hejuru. Ni amagambo adasanzwe ya Dore Imbogo yavugaga. Mu by'ukuri yumvikanagamo nk'aho ari ijwi ririmo kuraga cyangwa se avuga amagambo byumvikana ko Dore Imbogo ashobora kuba atazagaruka hano muri ubu buzima. Akomeza avuga ndetse avuga ko abantu benshi bamwitayeho, abashimira cyane. Akaba avuga ko kandi nta muntu n'umwe baba bafitanye ikibazo. Iki gihe yari afite uburibwe budasanzwe n'umubabaro udasanzwe igihe yari arimo avuga aya magambo, asa nk'aho ari amagambo asezera. Amagambo asa n'usezera kandi yarakomeje agira ati ninongera kugaruka i Kigali muzasezere neza, muzanyureho munsezere neza, ubwo nzaba ndimo nerekera. Mu by'ukuri yavugaga ibi abantu bose bazi ko ari ibyo gushyenga cyangwa se ari bya bindi byo gutebya, koko yari yarabamenyereje. Azahita akira akagaruka mu buzima, agakomeza ibikorwa bye birimo kuririmba, gusetsa n'ibindi bitandukanye twagiye tukubwira haruguru uyu Dore Imbogo yagendaga akora. Mu bitekerezo byinshi bitangwa n'abantu batandukanye bagenda bavuga ko Hantine cyangwa se Dore Imbogo yaba yararozwe, bakurikije uburyo aribwa n'uburyo uburozi bugenda butangwamo. Bavuga ko Dore Imbogo koko yaba yararozwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo basobanura neza nimba yararozwe ibyo gutamika cyangwa se ibyo kohera umuntu. Nubwo hano mu gihugu cy'u Rwanda utabahita ushinja umuntu neza nimba yaba yararoze umuntu, kuko nta kimenyetso cya nyacyo kiba kigaragaza ko uwo muntu koko yaba yarabikoze. Gusa abantu benshi ntibatinze kuvuga inkuru kuri Dore Imbogo bavuga ko yaba yararozwe koko. Mu by'ukuri urwenya rw'uwo mukobwa
rwari urwenya rudasanzwe kandi ruryohera benshi. Uburyo yivugiraga, uburyo yatebyaga, uburyo yakoranaga ibiganiro n'abanyamakuru benshi batandukanye bakabona inyungu, ni ibintu byinshi bidasanzwe byagiye biranga uyu mukobwa. Mu kuvuga amateka mu buryo bwimbitse ntitwabishobora, kuko aya ngaya ni amateka duhereye hejuru y'ejo bundi ya Dorimbogo. Hari amwe mu magambo uyu mukobwa kandi yavugaga, avuga ko aho kuba rwose waba uri ku isi nta kintu umariye bagenzi bawe, nta kintu byaba bimaze. Ni amagambo yari yiganjemo nko kuba rwose yahindura ubuzima, mugani wadashima mu ijambo ryahindura ubuzima, aho Dorimbogo yavugaga ko ugomba kubera umugisha buri umwe wese, bitabaye ngombwa ko uwo muntu akwiyambaza kugira ngo umubere umugisha. Dorimbogo atabarutse nta mwana, nta mugabo. Ni ibintu rwose biteye agahinda ndetse binababaje. Ariko nanone mu magambo y'abanyamuryango be cyangwa se abo mu muryango wabo bavugaga ko Dorimbogo rwose yaba yaratatse aririra abanyarwanda ariko ntibamwumve. Bakongera bakavuga ko nanone abanyarwanda bakunda bapfa kurenza abazima. Aya ni amagambo yavugwaga n'abo mu muryango wa Dorimbogo, bavuga ko rwose Dorimbogo yaba yaratakiye umuryango nyarwanda muri rusange ariko ntibabashe kumwitaho. Byari ibintu bidasanzwe ndetse n'akababaro cyane ku muryango mugari cyangwa se ku ruganda rw'imyidagaduro, kuko Dorimbogo yari afitiye benshi akamaro. Yabaye umucyo ususurutsa abanyarwanda, akabigisha, akabaha ibyo bakeneye. Mu by'ukuri twebwe nk'itsinda rigari ry'Ifeza TV1, reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo, mu gihe tugitegereje wa munsi w'umuzuko, ubwo Kristo azaba agarutse kuzura abe akabajyana mu bwami bwo mu ijuru. Reka nsoze mvuga ngo Imana ikomeze kubaha umugisha, ndetse turusheho natwe kwiboneza ndetse no kwitegura. Ibibazo tutese bikubayeho ukagenda uno munsi cyangwa ejo, wagenda ugaragaje isura ki muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari w'abanyarwanda muri rusange. Nitwa Tuyisenge Chrétien, ndabashimiye cyane. Uwiteka akumye abarinde, mugire amahoro y'Imana.